rucarwa ruzi ahahora ubukiteka nihabumubabaro. Bavandimwe inshuti z'Imana, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbere yuko tuganira, reka tubanze dushime Imana. Data twese udukunda, tugarutse imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo duhe umugisha wawe. Amagambo tugiye kuganira ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turakwinginze ngo ukomeze kubana natwe, utuyobore kandi uduhe guca bugufi imbere yawe, maze twumve icyo tubwira. Byatse twizeye mu izina rya Yesu, amen. Inshuti bavandimwe, uyu mwanya tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwacu. Tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuzima. Amagambo aboneka mu gitabo cy'ibihamya by'itorero, umuzingo wa 3, paje 485 kugeza kuri 486, aravuga ngo kwirengagiza umubiri ni nko kwirengagiza umutima. Kwirengagiza umubiri ni nko kwirengagiza umutima. Rero muri iki gihe abantu bamwe birengagije umubiri cyane, bibwira yuko umutima ntacyo ushobora kuba kuko bumva umutima uri kure. Nyamara kwirengagiza umubiri ni kimwe no kwirengagiza umutima. Burya abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo umubiri ubyara udahatse, umubiri ubyara udahatse. Nanone barongera baravuga ngo utazi umwanzi asiga umubiri, utazi umwanzi asiga umubiri. Undi mugani nanone abanyarwanda baciye uravuga ngo wiringira izosi rikakubyarira umwingo, wiringira izosi rikakubyarira umwingo. Rero twebwe ntidukwiye kwirengagiza umubiri, kuko kwirengagiza umubiri, iyo wirengagije umubiri uba wirengagije n'umutima. Ni amagambo aboneka mu bihamya by'itorero, umuzingo wa 3, paje 485 kugeza 486. Reka dusome amagambo akurikira. Ntibishoboka ko abana b'Imana bayihimbaza bafite imibiri irwaragura cyangwa ubwenge budakora. Ntago abantu babasha guhimbaza Imana bafite imibiri irwaragura cyangwa se bafite ubwenge budakora. Indwara nyinshi turwara zituruka, yego hari indwara zanduza, ariko hari n'izo ubwacu natwe twitera bitewe n'imigirire yacu cyangwa se n'imikorere yacu idahwitse. Rero abantu hari ukuntu bagira irari ry'inda, kubera ko umubiri uhora utwaka ibyo tuwushyiramo, umuntu akayoborwa n'irari, noneho irari rikaba ari ryo riyobora umuntu. Muri uko kuyoborwa n'irari rero bituma umubiri twangiza umubiri wacu bitewe no gushaka guhaza irari ryacu. Kunezeza irari ry'inda mu buryo bwica ubuzima byangiza ubwenge. Kunezeza irari ry'inda mu buryo bwica ubuzima byangiza ubwenge. Umubiri wacu ubundi ibintu byose urarikira, cyangwa se ibyo turarikira byose, ibyinshi ni ibyica umubiri. Rero gushaka guhaza irari ryacu no gushaka kunezeza irari ryacu ry'inda mu buryo bwica ubuzima byangiza ubwenge. Ariko noneho abakora ibyo ngibyo, nubwo babikora bagashaka guhaza irari ry'inda, bazagerwaho n'ingaruka zabyo. Rero niyo mpamvu tuba tugomba kwiga uko tugomba kwitungira amagara mazima, cyangwa se uko tugomba kwitwara kugira ngo bitazatuzanira ingaruka, bigatuma n'imitima yacu ikorwaho, bigatuma tubura n'ubugingo buhoraho. Abo bantu bahaza irari ry'inda, kubera ko irari icyo ribasaba cyose bagikora, bazagerwaho n'ingaruka zo kugomera amategeko. Turareba amagambo aboneka mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 23, kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Abaroma 5:12. Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Bityo urupfu rugera ku bantu bose kuko bakoze iki? Bakoze ibyaha. Birashoboka yuko ushobora gupfa uzize indwara, birashoboka yuko ushobora kuba wapfa uzize impanuka, ariko benshi bapfa bazize indwara biturutse kuko bahagije irari ry'inda yabo, bakarihaza kugeza ubwo bizabazanira ingaruka zo kurwara, ndetse ya ndwara barwaye ikazana urupfu kuko bishe amategeko agenga imirire. Turi mu Baroma igice cya 7 umurongo wa 24 kugeza 25. Yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Imana ishimwe kuko izankiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko jewe mu mutima wanjye ndimbata y'amategeko, mu mutima wanjye ndimbata y'amategeko y'Imana, ariko muri kamere ndimbata y'amategeko y'ibyaha. Nuko jewe mu mutima wanjye ndimbata y'amategeko y'Imana. Mu mitima yacu dukwiriye kuba imbata y'amategeko y'Imana, nibwo tutazakora ibyo kamere irarikira. Ariko muri kamere ndi imbata y'amategeko y'ibyaha. Muri kamere yacu ibidutegeka kwihaza no gukora ibyo dutegetse, ariko
dukwiriye kuba imbata mu mitima yacu y'amategeko y'Imana. Mu yandi magambo, umutima wacu ukwiye kuyobora umubiri, ntabwo umubiri ari ugomba kuyobora umutima. Rero abantu bashaka guhaza irari ry'inda zabo, umubiri uyobora umutima, iryo rari niryo riyobora umutima rikayobora n'ubwonko, ugasanga umuntu arica amategeko agenga ubuzima, ariko nyuma akazarwara indwara ziturutse kuki? Ziturutse kuko yishe amategeko agenga ubuzima, kuko yumviye umubiri ugategeka umutima. Ariko twebwe umutima ukwiriye kuyobora umubiri wose. Umugabane ukurikiyeho tugiye kureba bimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu urwaye inzoka ya amibe. Amibe ni inzoka ikunda kuzahaza abantu cyane, kandi abantu benshi barayirwaye. Bimwe mu bimenyetso byakubwira yuko urwaye inzoka ya amibe ni ibihe? Tugiye kureba ku cyambere. Ikimenyetso cya mbere, kuribwa mu nda bigutunguye. Ikimenyetso cya kabiri, intege nke z'ikirenga. Ikimenyetso cya gatatu, kwituma ururenda ruvanzemo amaraso. Icyo ni ikimenyetso cya gatatu cyerekana yuko ufite uburwayi bw'inzoka ya amibe. Ikimenyetso cya kane, kuribwa cyane mu mara manini. Kuribwa cyane mu mara manini ni ikimenyetso cya kane. Ikimenyetso cya gatanu, gushaka kwituma ntibishoboke, ni ikimenyetso cya gatanu cyerekana yuko ufite uburwayi bwa amibe. Ikimenyetso cya gatandatu kiravuga ngo gushaka kwituma wajyayo ukituma icyuka gusa. Wajya muri toilette washaka kwituma ukajya ugatindayo ariko ukituma icyuka gusa. Icyo ni ikimenyetso cyerekana yuko ufite inzoka cyangwa se ufite uburwayi bw'inzoka ya amibe. Ikimenyetso cya karindwi kiravuga ngo kwishimagura amatako akavuvuka, cyangwa se ushobora no kutishima ku matako ahubwo ukishima umubiri wose, kuko ishobora kugutera allergie cyangwa ikagutera ibintu bikuryaryata mu mubiri, ugasanga urishimagura ahantu hose, noneho aho wishimye ugasanga haravuvuka. Icyo nacyo ni ikimenyetso cya karindwi cyerekana yuko ufite uburwayi bw'inzoka ya amibe. Ikimenyetso cya munani kiravuga ngo intege nke mu ntekerezo. Amibe kubera ko ari inzoka ikomeye, ishobora no gutera intege nke mu ntekerezo, igatuma udatekereza neza bitewe n'uburwayi bwayo. Ikimenyetso cya cyenda kiravuga ngo amibe ishobora gukomeretsa umura ukituma amaraso tavanze. Amibe ishobora gukomeretsa umura ukazajya wituma amaraso nta kindi kintu kirimo. Amibe rero ni inzoka mbi cyane kandi ikomeye, kandi ikunda kuzahaza abantu, no kuyivura biba bigoye cyane kuko irahindagurika, irihisha cyane ku buryo ishobora no guhindagurika. Amibe yibera mu iherezo ry'amara manini ahashinzwe kubika imyanda igomba kwitumwa, niho yibera, igaca mu mugongo, igatuma umuntu ababara mu kiziba cy'inda, ituma umuntu atumba kandi akumva afite imivurungano mu nda. Amibe ishobora kujyanwa n'amaraso ikagera mu zindi ngingo zinyuranye z'umubiri nk'umwijima, ibihaha, impyiko n'ubwonko. Amibe ni inzoka mbi cyane izahaza abantu, ishobora kujyanwa n'amaraso ahubwo ikava mu bice bimwe ikajya mu bindi by'umubiri. Amibe rero itavuwe yanakwica. Amibe ni inzoka mbi cyane. Amibe ishobora gutera ibibyimba byo mu mwijima, mu bihaha, mu mpyiko no mu ruhago, mu mura, igicuri kitumva imiti. Ishobora gutera n'igicuri tumva imiti. Kandi amibe ishobora no gutera rubagimpande. Icyo bita rubagimpande ni indwara abantu ba kera bakira abana twumvaga abantu bakuze bavuga ngo gafite rubagimpande, ariko nitumenye byari byo. Rubagimpande ni indwara y'urujijo, nuko abanyarwanda bayihimbye kuva kera, ubuvuzi butaratera imbere, ariko ngamibe yanatera rubagimpande. Rubagimpande ni indwara z'abantu bakuze, niko twajyaga tuzumva turi abana ariko nitumenye ibyo ari byo, ariko amibe ishobora kubitera. Reka mu kanya tugaruke tureba ibimera wakoresha kugira ngo wivure iyi nzoka ya amibe, kuko Imana nubwo yaremye umuntu yamuhaye n'ibizamutunga, imuha n'ibimera, ariko umuntu amaze gucumura yagombaga kuzarwara. Adamu na Eva bamaze gucumura, ingaruka ntabwo bahise bazibona ako kanya, ariko bagombaga kuzazibona, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kandi ibyaha bizana urupfu. Kuko bari bakoze icyaha bagombaga kuzapfa barwaye cyangwa se habaye ikindi kintu, ariko iby'Imana yababwiye bikagenza gute? Bigasohora. Rero n'ahangaha Imana yaduhaye ibimera ngo tubikoreshe mu byo turya. Ibyo turya bimera harimo ibitunga umubiri, ariko harimo n'ibigomba kurinda indwara, n'ibyo twakoresha nk'imiti kandi bikabasha kudufasha. Tugaruke tureba ibimera wakoresha kugira ngo wivure iyi ndwara ya amibe. Besaho tuzahurira ku cyambu cyarwa ruzi, ahahora umukiteka ntihabura umubabaro. Yego, ibimera
ibimera wakoresha wivura amibe ni byinshi, kandi hari ibimera wakoresha wivura amibe ni byinshi. Hari abakoresha ibyatsi byinshi bitandukanye byo bita bambuwa, imibirizi barayikoresha, ibikakarubamba barabikoresha, imbuto z'amapapayi barazikoresha. Soma mu gitabo cyitwa Imbaraga y'Imana Ivura, naje gusangamo yuko iyo miti yose abantu babasha gukoresha ntacyo yamara hatavanzwemo uyu muti ngiye kubabwira. Uyu muti ngiye kubabwira niwe ubasha kuyivura, kuko iyo miti yose nubwo bayikoresha ariko bavanzemo uyu nguyu ngiye kubabwira, kuko niwo ufite imbaraga kurenza iyo miti yose. Iyo miti yose niyo wayikoresha ntabwo amibe yabasha gukira. Ikintu ibi bimera byose bakoresha icyo bihuriyeho, byose usanga babikoresha bakabitunganya ariko bakavangamo ako kantu rero bavangamo kabasha kugira umumaro kurenza wenda n'ibyo bimera, ni akantu kitwa tungurusumu. Tungurusumu ifite nayo imbaraga zishobora kuvura amibe niyo wayikoresha yonyine. Tungurusumu itavanzwemo ibindi bintu ifite imbaraga zo kuvura amibe. Tungurusumu igira umuhumuro ukakaye cyane, niyo umuntu yabashije kuyikoresha usanga abandi atabamerera neza. Rero nubwo atabamerera neza, uriya muhumuro wayo niwo utuma ivura. Rero hari abayifata tungurusumu bakayikoresha mu birungo, akayiteka, akibwira yuko ubwo ngubwo nayirya yitetse iba ishobora kugira ikimumarira. Nta kishobora kumumarira kubera ko iba yagenje gute, wa mumaro wayo uba wamaze gupfa kubera umuriro. Rero tungurusumu iba nziza ikoreshejwe ari mbisi. Reka turebe uburyo wayitunganya. Tungurusumu ubwayo ishobora kuvura hamwe n'ibumba ry'icyatsi. Tungurusumu ubwayo ishobora kuvura amibe hamwe n'ibumba ry'icyatsi kibisi. Reka turebe ingingo ya mbere uko wabikoresha kugira ngo ibashe kuvura. Tugiye kureba uburyo ushobora kuyikoresha ukavura abana, kuko abana benshi bakambakamba byanze bikunze barya umwanda, batora ibyondo barya, batora ibiki byahuye byose agaterura. Umwana kugira ngo akure yarakambakambye, yarariye imyanda, kugira ngo akure adafite amibe cyaba ari nk'igitangaza. Reka turebe ko wabigenza kugira ngo umwana ubashe kumuvura ukoresheje tungurusumu kandi amibe igakira. Ingingo ya mbere, gusekura utujumba 20. Utujumba cyangwa se uturayi twa tungurusumu ugasekura 20. Ushobora gusekura ukoresheje agasekuru cyangwa se ugakoresha rape, utwo twita rape, ukarapa akantu bafata gutya bakarapa. Noneho udafite karabarapa, udafite agasekuru wakoresha rape, udafite rape wakoresha blender, akantu bacomeka ku muriro kitwa blender, wagakoresha na mu gusya tungurusumu kugira ngo yitunganye neza ubashe kuyikoresha nk'umuti. Gusekura utujumba 20 kwa noga, ukavangamo ubuki ibiyiko 10, ubuki bwiza bw'umwimerere ibiyiko 10, ukajya umuha akayiko kamwe mu gitondo na nimugoroba iminsi 10, umwana akabasha gukira amibe. Uburyo bwa kabiri ni ku bantu bakuru. Uko wabigenza ku bantu bakuru, kurapa cyangwa gusekura tungurusumu uturayi 60 cyangwa se utujumba 60 twa tungurusumu, ugafata amazi ukavanga n'ibumba ry'icyatsi kibisi. Hanyuma ufata amazi ukayashyiramo ibumba ry'icyatsi kibisi, ukayategereza nk'umunsi umwe akabanza agacayuka. Yamara gucayuka cyangwa se nubwo atacayuka nta kibumba ritwaye, ushobora no kurinywa atacayutse, kandi ibumba naryo ni umuti. Hanyuma ugafata ya mazi y'ibumba ukavanga na tungurusumu, ukazajya ufata ikirahure kimwe mu gitondo na nimugoroba iminsi 10, ushobora gukira amibe. Uburyo bwa gatatu, gukatira tungurusumu uturayi 2 kuva kuri 2 kugeza kuri 3 ku biryo bishyushye, ku muceri, ibirayi, ibiryo byose bishyushye ugakatiramo tungurusumu kuri kamwe kugeza kuri 3 cyangwa 4 bitewe nuko wabishobora. Ko nanone gufata nyinshi ntago ari byiza. Ibyiza no gufata urugero rutoya, ukabikora nabyo iminsi 10, ugakatira ku biryo bishyushye, ugakatiraho agatungurusumu turayi 2 cyangwa 3, ukiryamira iminsi 10. Nabyo bishobora gutuma ukira uburwayi bw'inzoka y'amibe. Ibyo ukwiriye kwirinda muri ibi ngibi byose, hari ibyo dukwiriye kwirinda kugira ngo amibe ibashe gukira. Ibyo dukwiriye kwirinda bidusaba ibi bintu, bisaba umuhati ubwabyo, ariko bidusaba no kwirinda. Ibyo dukwiriye kwirinda rero tubujijwe ku muntu ufite amibe, harimo cyane isukari yo mu ruganda. Ibyo ukwiriye kwirinda igihe urwaye amibe, kunywa amasukari yo mu ruganda.
kunywa amasukari menshi arengeje yo mu ruganda, kuko kunywa isukari yo mu ruganda kandi ukanywa nyinshi kandi urwaye amibe biba bimeze nko kuyihamagara ngo ngwino, ni nko kuyibwira ngo ngwino tebuka. Gukoresha isukari nyinshi yo mu ruganda ni uguhamagara amibe cyane. Gukoresha isukari irengeje urugero, byanze bikunze kunywa isukari nyinshi ni uguhamagara amibe. Imana ibahire. Turangije dusenga. Dushimiye Imana Data twese uri mu ijuru, waduhaye ibimera, uduha ibidutunga, uduha ibizatunga umubiri, uduha n'ibigomba kutuvura mu gihe twagize indwara, ariko ibyo byose bibasha gushoboka twabashije kwirinda. Rero turakwinginze ngo uduhe amagara mazima, kuko ntabwo twabasha guhishimisha Imana cyangwa se guhimbaza Imana turwaragurika, dufite imibiri irimo umuze, duhaza irari ry'inda. Ntabwo ibyo byashoboka. Turakwinginze ngo uduhe kwirinda, uduhe amagara mazima, uduhe kubana nawe kandi uduhe umugisha wawe mu izina rya Yesu, amen. Uzahurira ku